aba hano mwiriwe asubuka mutantura abahu ntimubona ko twabasuye koko karibu nimuduture awe komera dore turahageze maho komera abakuru yawe urakomeye awe so ndaguhobera n'umwuka byarangwa none hera haka ngusuriza aho urabona ko murasa pe waribyaye ko mwadusize yarahindutse ndabyongeye kuko mwandabaye asize mbonye mubwira urukundo cyane kuko iyo mutaza kundabara barayiriyahuye agapfa turi muhe mwaka ko ndaho ndi kubyumva neza ko ndaho nzi kuguvuga aya turi muhe mwaka turimo witwa ngo iki gumbwirize mbuvuge ni 2022 muri 22 umuntu wizunguzaga akiratana ubuzima ni icyondo. Okay mama murakoze cyane nawe mwana w'umugisha nawe mwaka mushya muhira wa kangahe wa 30 Tonika Suez ngini Legacy TV nchimo ko subscribe mu ntara y'amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba mu mujyi wa Kigali aba diaspora muri Amerika uburayi Oceania ibindi bihugu bya Afrika turabashimira cyane. Murabona turi hahandi twigeze gukora inkuru yo mu matwa sanze arimo kwiyahura bitewe n'ibintu bigendanye mu baho n'uburwayi arwaye gusa twaje kuganira nawe tumwumvisha ko gukora igikorwa nk'icyo cyo kwiyahura atari ibintu bizima ahubwo akwiye kugira icyizere cyo kubaho agakora kugira ngo ejo bundi ashobora gukira kuko ibintu byinshi bishobora kuba. So uko mura turagarutse hari abantu benshi babonye ikiganiro baragikunda bifuza ko twamugezaho ubufasha bwawe byo kurya ndetse n'amafaranga yo kwivuza amwe namwe turayafitemo make turaza kubimugezaho tumuhereze n'ibyo kurya. Twaje tugeze aha ngaha mu nzira ndi kumwe n'abavandimwe badufashije murabona inyuma yanjye aha ngaha harabikoreye imiceri amasabune n'ibirayi abandi inyuma bikoreye ibijyanye n'imboga n'ibindi bikoresho by'isuku nanjye nifitiye igitoki cyanjye aha ngaha kugira ngo tubashe kumugeraho ibintu bigende neza. Aba hano mwiriwe asubuka mutantura abahu ntimubona ko twabasuye koko karibu nimuduture awe komera dore turahageze maho komera abakuru yawe urakomeye awe so ndaguhobera n'umwuka byarangwa none hera haka ngusuriza abakuru meze neza urakomeye usese uraza kwicara tukajya tuganirira okay agatebe ndagushakira agatebe mama uzana agatebe yicareho dore twageze kwa Mahoro dore tumusanze yiryamiye ku karago mo wari ukota akazuba se wari ukota akazuba kameze ute kameze neza wambaye nk'ababyeyi wambaye agakanzu keza wampijana uziko ariko bavuga iyo nambaye neza urambwira ngo mpijana gusa urasa neza tugira urasa neza cyane gusa aha ninda gusasiye ni mama wagusasiye hari urabasha kuhagera kuri ntebe okay ndaguhagurutse yicara ahangaha kirambara n'ubundi rukweta mama gatebe nanjye nkaringanira n'amahoro wanjye koko ushaka kugira ngo yicare wenyine mama wari unkumbuye se nari ngukuma nari nsigaye ndara ndi kukurota ndi kuvuga ngo amahoro wanjye ameze ate nandire birangiye nkugezeho kanze twiganirire umbwire ko Noheli wayizihije. Life is ups and down. Ubuzima ni ukumanuka ukanazamuka bitewe n'ibyo urimo ibyo uba urimo. Hari abavuga ngo ubuzima ni gatebe gatoki kandi ngo umubiri ubyara udahatse. Uyu munsi ushobora kuba uri umukire ejo ukaba umukene, uyu munsi ushobora kuba urwaye ejo ugakira, uyu munsi waba uri muzima ejo ukarwara. Simbatega iminsi ahubwo ndababwira igisobanuro cy'ubuzima mu buryo tugomba kubamo dusenga kandi tuzirikana ko ejo hazaza ari icyahinduka ku buzima bwawe cyaba kibi cyangwa cyiza cyose tugomba kucyakira kuko nibwo buzima tubayemo.
nkuko nababwiye tuza twabanje aha ngaha byinshi murabizi kuri uyu mama w'inshuti yanjye yitwa Mahoro. Uyu munsi rero twaje kumusura kubera umuntu watumye tuza aha ngaha, muraza kumenya ni umugiraneza, muraza kumenya na Mahoro aze kumubona uwo ari we. Nanamushimira cyane, gusa ishimwe rye riraza kumuryohera cyangwa se kuryohera abanyarwanda. Mahoro ari urivuzaho cyane. Mahoro, umwaka mushya muhire. duhire twese. Urakomeye? Ndakomeye. Mbabarira uvuge cyane kugira ngo mbone ko umeze neza cyane. Meze neza ntaribi. Amakuru yaramutse? Meza Cyane. cyane. Nyibwira ukuntu natangiye umwaka mushya muhire rero wa 2022. Umwaka nawe utangiye neza, nishimye, numva ko nta kibazo mfite. Icyizere cyo kubaho cyari cyagarutse? Cyari cyagarutse kubera inshuti maze kubona. Bagatangira usuza rero abantu dukurikirana kuri Legacy TV. Harimo abakwishimiye babonye ari byo, hari n'ababonye atari byo bitewe nuko umuntu abona ibintu bye. Tangira ubasuhuza bose n'ubundi nta mutima mubi. Imana yatubwiye kuba bari abantu tutitaye ku cyo bari cyo. Ni gusuhuza abantu mwese mwamfashije muri ubu burwayi, nkabifuriza n'umwaka mushya kuko maze kwigirira icyizere kubera ineza mwangiriye, nkaba narigiriye icyizere ko nzakira kubera ubufasha bwanyu. N'abari hanze mwese nabasuhuje, Imana izabongerera aho mwakuye, Imana igira abaho umugisha, kandi n'abantu bakambwira nabi nabo mbifurije umwaka mushya. Imana izababarire kandi nayo baho umugisha kuko ibyo bavuga batabizi. Exactement. Ukomeje kukantu k'ubufasha, dore ko n'undi twakoze inkuru cyo tugusabira. Hari ubwo twazanye ako twaje no gushyira nimero ku kiganiro. Sinzi niba hari ubwo yigeze kubona baguhamagaye babukugezaho, abagututse bose nshaka no kubumva, ahubwo nshaka abo ngabo bagiye ikintu bagufashije. Hari abantu babonetse? Barabonetse, baramfashije. Bajya bakunda no kumpamagara bakankaniriza, bakanansengera. Ndabashimira cyane. Imana igikomeza ibaha umugisha, umutima bagira bazawukomeza. So noneho nko kuba nk'ayo Mahoro wicanga wibereye mu rugo mu nzu, ukajya kubona umuntu utakuza araguhamagaye ugatakira igurira ikiro kimwe cy'umuceri cyangwa se wigurira akanyamurye atanakuzi, ku mutima ibyo bintu byakira ute? Umva mbyakira neza cyane, mwumva ibyishimo birandenze, nkahita nigiriye icyizere yuko narangije no gukira, kubera ko ku bwanjye sinari nzi ko nabona n'umuntu wo kumvugisha, cyangwa se nkanyishimire nk'uburyo numva banyishimiye, bakampumuriza, bakumva naba ni kumwe nabo isaha ku isaha, nkaba ndi iruhande rwabo. Ntabwo nari nzi ko iyo nzira nayigeramo. Yego. Muri abo baguhamagaye hari abakoreye agasurprise, tuvuga urugero akakubwira nk'ibintu cyangwa urugero nk'abo bagusengeye no kuganirije amagambo, ukumva amarira araje cyangwa se ikiniga kiragufasha bitewe n'ibintu akubwiye? Arahari. Ni nk'icyagukoreye kumva kiri? Mbese yamanjiye yansengera, arangije arampumuriza, arambwira ati ibyo bintu wanyuzemo nanjye nabinyuzemo cyane, noneho ngewe ndwaye kurusha aho ngaho hawe, ariko naje kubona inshuti no gusenga, Imana ibimfashamo ndakira. Ntukongere kwiheba cyangwa wongere ujye mu mugozi ngo wifuze kwiyica, Imana ishoboye byose. Nanjye ntabwo nari nzi ko nakira, ubu ngubu nabaye umumama mwiza cyane, nshima Imana. Okay. So natwe rero ufasha wadusabye, hari ibyo kurya wavuze twabizanye, yawe umuceri wadusabye umeze neza, agatoki kugira ngo mu nda horohe, ibirayi, imboga zo ni nyinshi twazizanye ubwoko bwose, n'ibikoresho by'isuku kugira ngo ujye wiyitaho ibintu bigende neza, unafure. Ariko ni n'umusirimu kabisa, usa neza. Abantu barwara ugasanga basa n'abari kubeho, usa neza buri munsi. Ibyo ngibyo rero sitwe twabyigejejeho, turashimira cyane cyane. Ni umuvandimwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Stephen. Kanze banze nkwereka ifoto ye,
dore n'uyu nguyu uri kumubona si ngombwa kumwerekana kuri kamera ubu ngubu wagufashije uyu mugabo rero Stephen wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatwereje amafaranga twamuhahiyemo ibyo araba ari kwifashisha n'andi mafaranga turi buze kumuha turaza kumushyikiriza akabahasha abashe kuba yajya kwa muganga nko kwisuzumisha. Hari n'undi muvandimwe utuye muri Canada nawe bamwereje amafaranga kugira ngo turebe niba yaza no gukira. Gusa ubwo bufasha turi kuba si buhagije, haracyakeneye n'ubundi bwanyu kugira ngo murumva nubwo kwisuzumisha gusa kugira ngo bari kwisuzumisha ariko kwivuza Sara yabona hakeneye miliyoni 1 muri kumva amafaranga cyari make. Namwe rero muri kutureba mwongere turebe ko basi ku kwezi kwarangira agiye ku bitaro kwivuza. Nire jambo babwira Stephen n'uwo mama wundi wifuje kugufasha. Icyo namubwira kumwe n'uwo mama ndabashimiye cyane, bagira umwaka mushya. Ndabashimiye cyane kuko bamfashije batanzi nanjye ntabazi. Imana ibahe umugisha cyane cyane aho bakuye, Imana ibongerere. Bumve ko mbashimiye cyane. Stephen nawe mama Mahoro arabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kandi bakubire karindwi burana icyo ashatse kubabwira. So haka ni kantu ngutse tukimara kuva ngaha, ububabare bw'umubiri bwariyongereye cyangwa bwaragabanutse? Ububabare bujya bugenda bugabanyuka gakeya, mbese ntago uko bumfata buri munsi ntago ariko biba bihuye. Ari igihe bumfata gake tena nk'ikindi gihe bukamfata cyane nkumva mbaye nk'umusazi, ariko nkabyihanganira kubera ko bimara nk'iminsi nk'itatu bigashira. Ako nizere ko bwaroho cyangwa umunezero umeze neza? Umunezero umeze neza kuva nabona inshuti namwe nkababona, n'uburyo munyitaho munganiriza buri kimwe cyose cyo nshaka nkakibona. Umunezero wariyongeye, nta kibazo nkigira cyane. Ndashima Imana. Hari undi mushuti nibagiwe, ni umuntu ukomeye cyane wabarizwa mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda cyacu. Urabona ahangaha uri tumeze nk'aho turi ku musozi, kuvangura vanga ujye kwisuzumisha ujye kwivuza biba bigoye. Yifuje ko washaka ahantu hegereye ibitaro nko mu mujyi akakwishyurira inzu, akaba ariho uri kuba, niba ushobora kuba ufite umuntu ukwitaho ibyo ashaka kumenya ubu ngubu niba bishoboka akaba yagushakira nawe. Ibyo ngibyo birashoboka kuri wowe? Ngibyo birashoboka kubera ko ahantu ndi kugira njye kwa muganga bijya bingora cyane. Ubwo uramuha icyizere cy'uko nagushakira aho hantu utazagera ugasanga ubaye indembe nk'uko watubwiye mbere ngo hari aho wageze ukajya ubura n'umuntu wo kukwitaho? Icyizere kirahari ko umuntu wo kukwitaho azaba ahari? Icyizere kirahari. Icyizere kirahari ko nzamubona. Kirahari, nicyo mwizeza. Mwigeze muvugana? Twaravuganye. Muvugana ni iki yaguhaye mbere yuko nkugezaho ubutumwa bumwe yambwiye? Tuvugana yaransuhuje, yarampumuriza, arangije ambwira yuko izindi ntashyo ari mwe muzazimbwira. Yaguhaye icyizere cyinshi yubatse umubiri wawe? Yamaye icyizere cyinshi, ambwira yuko nzakira, ko na mushiki we yarwaye uburwayi nk'ubwanjye akaba yarakize. Ambwira yuko sinzongere kwigunga, njye mpora nsetse, nizere yuko uburwayi mfite bukira. Intashyo rero umuvandimwe wacu cyangwa se umubyeyi wacu aduhaye ni ukukubwira ngo nyine ukomere. Ni byiza amahirwe ko yabikubwiyeho nyine by'uko yabayeho nawe, cyangwa se yaduhaye ingero nyinshi z'abantu barwaye nkawe. Hari n'uwo yaduhaye noneho warwaye uburwayi similar bumeze nyine nk'ubwawe, nta kintu na kimwe gitandukaniyeho. So yatweretse inzira z'uko wakira, zose ndakeka yarazikubwiyeho, ngo nubwo butumwa bw'uko ashaka rero kukwimura ahantu hegereye ibitaro cyangwa se umujyi, nizo ntacyo yarakubwiye kandi akubwira ngo komera ushikame, Imana irahari n'abantu barahari, uzaza gukira. Sibyo? Umunsi uri kumwe na mama wawe, ari nazanga niganire nawe tuvugane mu nguni uri kukwitaho ahangaha. Mama mwaza tukavugana naho gato?
agatebe nta kuntu wagahagarika hanga ntikakwira. Mama komera cyane. Komera amahoro tu. Mwaka mushya muhire. Dusangire. Sana ijwi ryabaye ki mama wanjye. Hanze ukureho gace. Muri nyungure remere neza. Oya kurura nta kibazo kisanzwe. Urira turika neza. Yego. Wambaye agashapure. Uzi kwivuga se mama? Ndabizi. Ndabizi. Ugirereho mutagatifu. Avango n'ingabire ze zose. Ingabire ze zose. Uyu munsi uri kumwe n'amahoro. Urimo kumufasha kugira ngo uburwayi bw'ababayemo neza afite n'icyizere cyangwa se agire n'isuku nk'uko tubibona afite isuku nyinshi cyane. Icyo cyizere aduhaye cyo ashobora kujya ahantu akabona umuntu umwitaho utari wowe. Urakibara ute kuro urabona gishoboka umuntu azabona yamwitaho kurushaho kumwitaho cyangwa se akagerageza. Tukabona yamwitaho uko yigeze kumunyereka. Ni inshuti ye, ni mugenzi we cyane. Mugenzi we cyane. Mahoro se umwanya mutujye mubona ajya gusetsa cyangwa ajya gusetsa. Aransetsa agakanganiza niyo narakaye aransetsaga. Niyo narakaye basubije urakara koko. Mahoro agira arakara. Arakaraga n'igihe cyatarakaye. Tukamuganiza twese akishima agaseka. Mahoro. Urakajwe n'iki? N'uburibwe mfite. Uribwe? Nibwo bukurakaje. Ajya gutera ujya gucira imigani sibyo mama? Kimicira imigani za nyancana babanyugurira byose amere neza yishimye. Sibyo? Yamuganizaga akishima agaseka. Aho nanganca kujyana ibonera urukundo rwanyu nk'umubyeyi n'umwana we. Mumbabare muhoberane ukuri kw'Imana. Ninshaka mvuze n'impundu muhoberane disi. Aho urabona ko murasa pe waribyaye. Nuko nguko rwose. Mama uyu mwaka se urukundo ruri kugenda ute hagati ubona amahoro ubuzima muri uyu mwaka wabayeho bute? Ubuzima turukubona ari bwo buriho bwiza buri kugenda. Mu mubiri wacu nta kibazo dufite. So ni gute rero wakiriye izi mpano cyangwa se ubufasha muhawe n'umuvandimwe wacu Stephen y'abana umubyeyi wacu umafande uzamufasha ibintu byinshi bitandukanye no mu mama ubwo ubufasha ubwakiriye ute? Ufasha nabwakiye mbasengera ko murabagira neza rwose muzi gutanga ingunga mubikuye ku mutima. Nanjye ngabashima cyane kaho mwakuye Imana izabasubiza. Murakoze cyane. So ndibuka turimo kuza mbere turimo twizamukira mu muhanda tukaba tugiye gushaka inkuru muri ya misozi. Tugiye kureba niba nta bintu bibaye byinshi nibo baje kutwakira utubwira ko hari umumama urimo kwiyahura. Turi mu gihe n'umumama wundi umurerera umwana dore ko Mahoro atagifite ubushobozi bwo kuba yamurera. Twaraje tuganira byinshi tubereka ko gukira bishobora kuba bishoboka tunabereka ko hari inzira y'umunezero ihari bitewe nuko wowe ubwawe wifashe ukanasenga. Ese byabasigiye icyayi kiri byahinduye ku buzima bwanyu kuva twava cyangwa uko twabasize niko mwasigaye n'ubundi? Ko mwadusize yarahindutse ndabyongeye kuko mwandabaye asize mbonye mubwira urukundo cyane kuko iyo mutaza kundabara barayiyahuye agapfa. Ntibyoroshye hanagura Amahoro ahangaha duragize icyuye muhanagure hano. Kondo rwakibyaye kabisa. Ujye byanditse muri Bibiliya. Arabitse ngo nyine nta rukundo rwakurutira rw'umumama wawe wakubyaye. Mama maze kubibona? Kabibona. So mu gitondo tuje hano wariye Mama? Nanyweye icyayi. Icyayi kiryoshye. Mama, ikintu nshaka kugusaba cyangwa se kukubwira ni iki ngiki nakubwira. Tuvuga urugero aramutse avuye ahangaha arajya kuba ahandi. Ese umwana we ajya abona ukuntu amubona cyangwa mwaragiye mwamuhaye wa muntu ajya kumurera gusa nta nubwo mushobora kuba mugira agatima kuvuga ngo wa mwana wacu tekaze Mahoro abe yamusuhuza? Bijya bibaho? Bibaho, baramuzana akamusura kongera bakamusubizayo. Nawe yagize agatege yabonye ngitike nawe ajya kumusura. So yageza ku muhanda mwuka byaramo?
Jyanaga n'imoto. Ajyanaga n'imoto. Bati gusanga no maho. Umenye ntuzinanize ntazakubura. Ntabwo nakinaniza. Ibyo utega ugere ku muhanda umeze neza. Aho akamvirope kawe rero kugira ngo ngere muri ka kanya nkubaze bazongera nawe tugaseka ariko ndabanza nganiriza ababyeyi bari aha ngaha nabo bagiye ikintu badutangariza. Turakaniho karimo udufaranga duhanye n'ubushobozi bwacu zifashisha uri kugira uri kwisuzumisha n'andi yo kwivuza zaboneka abadukurikirana kuri Legacy TV n'abantu beza n'abantu abanyarwanda burya barafashanya bagira umutima mwiza kandi bazabikora. Miguel aze kumfasha nganire n'aba babyeyi bandi bari ruguru batubwire wowe cyangwa utancika nakwaje byaye bibazo ngo duseke. Mama komera yego akira ariko nari nagukumbuye. Nanjye ndagukumbuye. Umwaka mushya muhire twirere mu cyacuma Kuri twese. Turi mu cuma hariye. Umwaka mushya muhire Kuri twese. Turi mu wakangahe mama? Turi mu he mwaka? Nuko ndaho kubyumva neza ko ndaho nzi kuguvuga. Aya turi mu he mwaka turimo witwa ngo iki? Gumbwirize mbuvuge. Ni 2022. Muri 22. Uvuga ngo 2022. 2022. Turi mu cuma cyuma tukirebemo neza. Mama karame doruka cyagihe uri mu bantu batabaye aha ngaha tugiye kugira ibyago nayo turaje ngayo munsi tukubazaniye inkunga. Imana ishimwe. Ubyakiriye ute? Byakiye neza. Byakiye mbyerekana n'Imana yakomeje kumurinda mu bubabare bwe. Kandi ngabyakira njimiye namwe mwadutabaye vuba. Mukatugwa mu bitugu vuba ndagutsidikanya. Ngaba mbashimiye mu zina rya Kristo. Dore bamwita Stephen muri Amerika. Mumpera umugisha kumana mu muntu Stefano. Stefano kushaka. Stefano ndamushimiye mu zina rya Kristo. Ndamushimiye mu zina ry'umwami hose imbere n'inyuma n'imbere no mu bitugu. Imana imuhe umugisha. No kubitsi tubavuga. Alleluia. Amen rwose bamwe. So kuri ubu no sasa cyagiye cyo kuhava. Ngewe cyagiye cyo kuhava. Ubuzima bubayeho ubukubona ibintu biri kugenda. Ubuzima yakomeje kuremba kuko akomeje araremba tukomeza tujya kureye. Ariko tukomeje kumva muri kumuhamagara muri kumuhumuriza tugakomeza tukumva ubwenge burukuza mu mutima. Roho ikatwinjira. None kama ngomeje kubashima. Kama ngomeje kubashima namwe aho muzajya hose mugenda mu nzira ndimuzasitare ndimuzahungabane muzahorane n'Uwiteka. Murakoze cyane rwose. Ese mama karame nk'umuntu wiratana ubuzima ugasanga ari kunyonga icyuna ari kwizunguza yazanye byanwa nk'ibi byanje ari kwirata ku bantu. Oya mwamubwira iki? Umuntu wizunguzaga akiratana ubuzima ubuzima ni icyondo. Ni icyondo. Utazi umubiri arawusiga kandi akawurata. Umubiri uhita uguhinduka. Narabibabwiye igihe mugeze hano cyagi. Sinababwiye ko abantu bavugaga ngo ariko kino gikecuru ngo dore ngo kiragenda. None nabo babaye nga cyagi kecuru. Umubiri gwarabahindutse. None rero nduru kureba amahoro. Nimabumubona bazavuga ngo yiwe ngo tumenya tukituza ngo twari tuzi ko yamera kuriya ngo yiwe ngo natwe kuzaduhinduka Nyagasani gutyo. Okay. Mama murakoze cyane. Nawe. Mwana w'umugisha. Nawe. Mwaka mushya muhira wa kangahe? Wa 30. Wa 22. Murakoze. Tuzawusangire twese tu. Uzawurye ntiguzaturye. Tuzaguje ntiguzaturye tuzahore twishimana n'amahoro wacu. Amen. Alleluia. Mama wiriwe? Yego. Kamera cyane? Yego. Ase ubuzima ngaho bumeze gute n'amahoro ibintu urabona bimeze bite? Ni ibisanzwe. Turi mu cuma. Ni ibisanzwe. Nyine mahoro tumuzaniye ubufasha mwe namwe byo kurya n'iki urabona ari iki kigiye guhinduka ku buzima bwe uyu munsi? Ku buzima bwe kubera ko nyine nawe yarabategereje ariko kuvuga ati Imana ishimwe nimugera hano arishima cyane. Kuva mwagera hano ndabwo ye uburibwe bwarakomeje ariko nubwo bwakomeje mwaramuhumurije
nawe akavuga ati bashere banjye bari kumvugisha na mu gitondo bari kuvuga ati shere wanjye araza kunzura ndavuga ati araza kugusura Imana ishimwe uyu mwicaranye ubwo rero twakomeje kubishima cyane namwe turabashima ubwo mbese inga nimugoroba yavuga ati wanyereka kuri shere wanjye akavuga ati humura uzamubona ibintu ngibyo ariko uburibwe tunani kwa kundi urakoze cyane Dani neza ntari. Kuyaga wajya wisize iki muri kimuro rakizi? Oya. Amavuta y'inka niyo atuma umuntu yagabuka. Umuntu abyutsa nk'ikivuguto n'icyushye. Mwaka mushya muhire mama. Kuri twese. Wanda kubaza bitandukanye n'iby'abandi. Yego. Nibutse hari ikintu nibutse ni ubutumwa bwo w'amafana inshuti yacu yatubwiye nibagiye kuba amahoro kambuguhe kuko nari bari kubwumva. Yigeze kumbwiraho ko nako no kubimubwira. Wa mugabo wa mwanzi wanze amahoro kubera ko yarwaye. Buriya ngo umuntu wese ari iki kiganiro. Nta mugore uzabona. Mvuko nyambwe butubaga mu kugeza wa mugabo we. Kwanga umuntu kubera ko yarwaye arakano gato kahindutse. Ntibyatuma ubona undi mugore ngo kubera ko wanze wa muntu. Wa mugore n'umuzana mukabana icyumweru kimwe akamenya ko ari umugore wanze kandi amurushaga ubwiza ari uko yarwaye ugatumwanga. Nawe azahita kwanga agenda gusiga mu nzu yawe. Bishatse kuvuga ikirego gutuma ukuntu uvuga baravuga ngo urumva niba umuntu agukunze gutyo umeze ntago uzacika akaguru ngahita kwanga kuko ntiyagukundiye akaguru hari ikindi yagukundiye so mpera ubutumwa ra mugabo nje nshaka kugira ngo mute nikomereze uriya mugabo uko twabimubwiraho nuko twamushimira namwe mukagenda mukamubwira utaho mwageze rwose mwasanze bafite ibyishimo uti rwose Imana imuha umugisha nuko warakomeje kuvuga ati tuzakomeza duhumurize uriya mubyeyi mahoro natwe akajya tubwira ati ba bantu bari kungezaho igitekerezo ko rwose nta kibazo nzakira namwe mugira icyizere mwahoraga muhangayitse none kuba mwaje nawe akaba yabatumye gutyo mumubwira uti uko mwadusanze natwe byadushimishije natwe twamutumyeho ngo yakoze Imana imuha umugisha so nagira ikintu mbwira hari abantu tujya mu rukundo tugasezerana ndabihuza n'ibyabaye kuri mahoro utewe n'umugabo wa mwanze umugore akaba yakora accident agacika akaguru cyangwa se umugabo akaba yakora accident agacika akaguru bikimara kuba ibyo ngibyo ugasanga umugore ahise yigendera cyangwa umugabo arigendeye bihuza n'ibyo uriya mugabo wanze mahoro abantu nk'abo ngabo baho ubutumwa umuntu nk'uwo nguwo ubona umudamu we yarwaye akamwanga cyangwa akabona umugabo we yarwaye akamwanga akamuta akigendera namubwira nti ibyakora ntari ibintu bizima uko baba barabanye agomba kumurwaza yava mu mubiri akamuherekeza amahoro mu mahoro ahasigaye agakurikirana ibindi nyuma niba ari uwo kuvuga ngo aramuta ntamusige mbese akazakora izindi nzira zo gushaka abandi wenda ari uko wa muntu yamuherekeje mu mahoro aravuye mu mubiri ariko umuntu ukora ibyo bintu akanga umuntu we ngo ni uko yarwaye mbe n'uwo rwose mbese tumubabariye ku Mana murakoze cyane umwaka mushya muri 2022 kuri twese hari akantu umuvandimwe wanjye yavuze yitwa Maji ngisi ni ishuri burya ngo umuntu umaze kuba igihe kinini abarusha twese ubuzima cyangwa se aturusha experience ku isi hari ikibazo mbajije umuvandimwe w'umukobwa tujya kungana simbizi batungana neza ariko nshatse kugira ngo none nawe nkikubaze ngendeye kuri iryo shuri Maji de Black yavuze mu rukundo dukundana bitewe n'ibintu bitandukanye ugasanga njye nawe dukoze ubukwe urumva habayeho accident mvunitse akaboko ncitse akaboko uhise unyanga cyangwa wowe uragacitse mise nkwanga mise nguta mu rugo ndigendeye ari nabyo byabaye nko kuri mahoro mugabo wakabona ararwaye aramuta yarigendeye nuwe butumwa abo bantu baba bari kumwe mu rukundo barabanye nk'umugabo n'umugore umwe yagira ikibazo runaka gihindutse ku mubiri we cyangwa se ku miterere iri physical appearance cyangwa se bigaragara inyuma agahita mwangura bahuye ubutumwa nihe namubagira cyangwa inama nababwira kugira ubutumwa bw'umugore n'umugabo iyo bagiye gusezerana baravugaga ngo nugera mu byago tuzahinduke mugenzi wawe nuzagera mu byiza nabyo muzabikorane mwembi noneho hakagira umunyamutima mubi yabona umuntu ageze mu byago akamutererana nyine akamuta ariko ndahari bose bese ninga abantu bicucu banyagata hanze mu ndaya urarikira
nibo babikora bo abenshi. None rero ngiye cyo ndikubifuriza abantu b'abagore n'abagabo, ngomeje kubifuriza urukundo ku mutima. Niba bageze mu nzu bari kuganira bakaganira iby'urukundo, kandi bajya kuganira bakerekeza no ku bashyitsi babazindukira mu rugo rwabo. Hari n'umugabo ubonaga umushyitsi mu rugo akagenda musikiriye bukije ku ngorerike akagenda, wamushyitse agasigara araganira n'umudamu we. Yaba ageze mu rugo agakubitagura wa mudamu we, uriya muntu nabonye hano ko ndamuzi umuzi uti. Ibyo nabyo bigasanga urugo ruri gupfapfana. None akaba ndikubifuriza urukundo ku mutima, urukundo imbere n'inyuma. Kandi ngukundu nishimiye aba bantu batwoherereje imvasanyo, ngaba mbashimiye ngukundu nabona abashimiye, ni ngukundu nishimiye abo bantu bazajya baragira urukundo mu mago yabo. Dore nguyu mukobwa amaze iminsi bamubaze wuno. Nawe baramubaze. Ariko bitewe nuko afite umugabo mwiza yahise ari gukira. Urukumva umugabo amwitayeho. Ubundi urugo ni urwa babiri ndarugumwe. Iyo bamaze kurufatanya barufatanya ari babiri. Wabana bayumwe. Baba babaye bamwe. Noneho rero hakaba n'icyo kindi cy'ikirara kigatererana umudamu mu rugo n'abana, ugasanga umudamu arangabaranye, ugasanga ataye ubwenge, agatangira akagwara n'ubwoba, agatangira akagwara n'umutima. Mama murakoze cyane. Nawe urakoze. Yewe inama y'umubyeyi murayumvise, kuri Legacy TV murabizi tugiye kwisoreza. Urazibuka? Nakubaza ibibazo bitatu, mama mubaze bitatu. Sibyo? Kamera kuri iki ngiki. Umuntu wavutse muri 2010. Ubu turi mu mwaka mbari na mbere. 2022. Ugafite imyaka ingahe? Afite imyaka 12. 12. Neza cyane. Okay. Icya kabiri ni iki ngiki ngiye kukwibariza ari ikibazo cyoroshye cyane. Sibyo? Utarebye ku ruhande. Urumva? Mama wawe agatambaro ashyize mu mutwe gafite irihe bara? K'umukara. Umukara. Wasinde kubaza ibibazo byoroshye hari ikintu wampaye. Umuntu ku mano ye n'intoki ze, oya amano ye n'intoki ze, oya ni intoki ahubwo ndi kuyita n'ibiganza. Ku ntoki havuyeho urutoki rumwe, ku mano hakavaho rumwe. Byose ni bingahe? 18. Hari umuhanga mu ishuri mwe? Saruzi imibare cyane. Imibare ntago nayitsindaga cyane. Agayitsindaga cyane, watsindaga ibiki? Social study niyo nashoboraga cyane. Social study? Umusore ngo umusore. Ikirunga kirekire mu Rwanda bakita ngiki? Kandi kiri n'iwanyu. Ngamasimbi n'amakombe. Karisimbi hari. Ngahingo kopeye kikurana nene tandira. Mama. Yitega ko mubaza. Nitego. Umuntu afite amenyo angahe mama? Amenyo 9. 9. Amenyo 9. Ayiwe. Mundiagira amenyo 9 gusa mukama. Ingo nyine yavuga. Anza arimo nga 25. 25. Ni urugero rwo nzizeho. 32. Sibyo? Ko nange nari ngerageje. Mama ambwira ngo waramutse mu Cyongereza. Donabishobora. Donabishobora. Ababishobora? Vuga good morning. Ngo? Ujye gusubiramo ngo good morning. Ngo good morning. Ngo good morning. No kwirya good morning. Good morning. Donabishobora. Okay, ujye kunsubiramo iri jambo. Urumva? Veni vidi vici. Veni vidi vici. Ningo veni vidi vici. Veni vidi vici. Gerageza icyo yanyu. Donabishobora. Wawe kamunkosore. Veni vidi vici.
Veni Vidi Beach. Veni Vidi Beach. Ni Veni Vidi Beach y'abantu. Nimba nshaka muri challenge yanjye kugira ngo twisekere ikiganiro tugisoze neza. So mahoro dusoza rero ngira ubutumwa ugenera abantu badukurikirana kuri Legacy TV. Unakeneye n'ubufasha nabwo babuguhe byose unabicishemo nyine ivugire. Nimero ya telefone ibibutse ibabwire. Ubutumwa mbahaye ndabatashya cyane, bakomeze bamfashe kugira mbone ubufasha bwo kwivuza, kuko ubwo nabonye ari ubwo kujya guca mu cyuma. Imana ikomeze ibahe urukundo rwo kuntekerezaho. Nimero yanjye ya telefone bamfashirizaho ni 078 16 25 058. Nkaba mbahaye idashyo. Kuri nimero telefone yawe ibariye kuri nimero kuri hezina. Nimero yanjye ikabariye ku zina ryitwa Mahoro Makire. Nkaba mbahaye idashyo yo kugira umwaka mushya muhire. Mama nagiye ijambo babwira abanyarwanda badukurikirana kuri Legacy TV. Ndashye mbabwira umutima bufite bazawukomeze, ko ibyo bangora mbonaga nanjye nishimye, ko babikorera ari uwanjye nabyaye atari uwo hanze. Ndaba mbashubikije mu izina rya Yesu. So still acyari Legacy TV, twaje ahangaha tuje gusura inshuti yacu Mahoro. Story murayizi, si ngombwa kwirirwa mbisubiramo. Uyu yari mama we, abandi mwababonye, abavandimwe be, inshuti bose barahangaha. Twabashikirije ubufasha, murabona kari buke, ni buke pe, nta cyo twazanye, ni bike cyane. Nawe uri kutureba ahangaha, nimero yabibabwiye, gira icyo ukora kugira turebe ko twamujyana yivuze. Nibasomaga twa mitsingi tubiri, soma kamwe, ikindi igihumbi kimuhereze. Nibaga fanta ebyiri, nywa imwe, indi yimuhereze. Nibaryaga ibiro 5 by'ibirayi, ihangano rye 3 n'ubundi ntiyacyo waba. Ariko turebe ko twamugenera ubufasha agakira. Still n'umungu wanyu Peonika Suez, kora subscribe anga kuri Legacy TV. Ikiganiro ni cyiza cyane, ugikoreshe ya utere comment. Imana ikomeze umugisha kandi barebe icyoroshye. Umwaka mushya wa 2022 muzawurye ntuzabarye.